kwa Piyonika wikiringire na Piyonika na Jackie mwiberiye. urakoze Nako Dumba. Yo. Utajya kuvuga ibintu bitumvikana je. We Bria. ndakumva mama Ujya umbwira ngo sinkajya kumbwira ngo abantu b'ibigoryi ibaze nk'icyo kigoryi bamuvuga mwa mbabarira nawe unyumvire neza ry'Imana. Mbabarira nawe unyumvire abantu b'ibigoryi. None se mu gihe utangiye kuvuga ibintu tutumva. ariko shaje nanjye reka nkubwize ukuri kubera werega njyewe nsanzwe nkuzi ndabizi neza yuko ukorera 155 kandi nabyiza no kuba turi kumwe n'umukozi wa 155 kuko Hey. Mbahubwira. Try to make sense. Iyaba byarashobokaga jewe napfa ku bwa 155. nakubwiye. Thank you so much. Urumva? Nge ntago njya ngira Bria ibintu bigeze. Ntago njya ngira ibintu byo guca Dumba uri kumva yuko nta Jay niba nyine ari aho ngaho ahagaze urumva yuko umuntu wese utari gukorana utari kuvuga rumwe cyangwa se utari gukorana na 155 AM none nta mazi abamvomera nta mazi abamvomera naba ariko nta tuzu bavomera ese ni umva nkubwiza ukuri ntureba nta wundi muntu ku isi ya rurema ushobora kuba yatuma bari abana bagira standard of living nk'iyo bari bafite ibi nkubwira ngo kuri abana bagiye kongera gusubira gutira imyenda ntari noneho ntari bireka nkubwire reka tubishyire n'ubundi imibare izivugira reka dutegereze turebe next move turebe noneho indirimbo buretse turebe indirimbo zigiye gusohoka turebe noneho biraza kwivugira ibyo ari byo byose Element niba ari umuproducer mwiza uzi ubwenge unanakora agomba gukorera niba ari na melody ugiye gukoresha indirimbo agomba kumukorera byanga byakunda nkuko asanzwe abikorera abandi ariko noneho ngiye reka dutegereze turebe indirimbo Element ari mana iyi message mwingereze kwa Element natubabarira ubwo ndavuga abamufana abamukunda akubita indirimbo noneho turebe yuko itari buhitinge ngo kubera yuko ngo atari kubarizwa don't worry zirahari Brian don't worry zirahari indirimbo za umva Brian ngo agatinze kazaza niki namenyo ya ruguru ntari urakoze cyane umugani nkubwiye uzawumbwira uvuga ati nirwo rugero rwiza rw'agatinze kazaza je nanjye reka nkubwire ngucira umugani mu kinyarwanda baca umugani ngagatinze kazaza niki namenyo ya ruguru nkuko wunciriye nanjye ndawubusubije natwe reka dutegereza iyi niyo nama ngiye guha ko Kigayeri je nkande se wowe nkande Dumba nje nkande uri muravugana n'umukozi wabo no wowe nkande nyine uragira mukire niryo kosa mujya mugira niryo kosa mujya mugira ugiye kumera nka wa mugabo w'umuhanga ngo wegira inama umukire nta muntu ugira umukire inama umukire ibyo avuze biba ari ihame bikaba n'itegeko nta muntu ugira umuntu nkawe buretse gato umuntu nkawe w'umutindi ntushobora kugira umukire inama ntushobora no gutanga ariko ushingira hehe wita umuntu umutindi umuntu yitunze yigaburira njyewe miliyoni y'umuntu ntazimo n'igiceri cye ndikubwira Dumba nta burenganzira ndetse nta n'ubushobozi iyi si telefoni Brian iki ni iki hari yindi telefoni ndimo ndavugiraho sibyo Dumba nta bushobozi reka nkurangirize mfite n'ama earpods sibyo uragakandagiye Brian ndi umutindi oya ntabwo uri umutindi ntabwo mba ndi umutindi umva nuvuga ko hari akantu mfite hari ibintu mfite bishobora kugura amafaranga cyo kuba ari Brian oui hano hari umwana w'umuhanga umfashije cyane mureke basubize inyuma ho gato sibyo kugira ngo mbereke ko mwebwe muri ninjiji we na Dumba nawe wishyiramo n'injiji ya mbere kuko mugani muraba kuvugana na cya kindi cy'urunyinya nkuko mwabivugaga sibyo reka ahubwo ariho turi bukohereze mu kanya akaba ari ujya uwo guhangana na Piyonika kabisa mwakomeje kuvuga ngo iby'imibare ngo imibare bigaragaza ibiki byose
za YouTube rega baragura kandi nababwiye ni bari abana bazaba scamming bazababeshya mu gihe barimo barigura ibiviews n'ibiki byose ngaho mugende murebe za Spotify bara ntabwo kubeshya iguha icyo bita reality uretse gatoya iguha icyo bita reality wait je ikibazo cyawe je nagushobora no kwemerera umuntu ngo making reka nkwereke nagushobora kwemerera umuntu kugira ngo making a point kweli tumuciramo kubw'inyungu zawe ariko reka nkubwize ukuri Spotify none se uwo element imibare itagaragarira kuri Spotify uretse gatoya nkubwira impamvu Spotify ya Bruce Melody ishobora kuba irenze kurusha izindi Bruce Melody turemeranya nawe cyangwa nawe n'umuntu wari wo wese kandi nta n'umuntu ushobora gutwara impano ya Bruce Melody ashobora kuba ari nawe muntu wa mbere ufite impano ya mbere mu gihugu Bruce Melody bara ahantu babyanditse hano hari undi mwana wanditse agatanga none umucyo aterementi ntago arenze cyane kuko akora ibintu bisa olala ni nka kuri ukuntu yifotoza amafoto amwasa nta hantu abatandukanye buretse gato nkubwire uziko iyo yifotoza ubugira ngo ni nka ba Keti ubugira ngo ni ba Shadibo ayima mawe umva ubwibyo mvuze ndavuze Bruce Melody ni umuntu afite indirimbo nyinshi zitari mbi turumvikana je yego Bruce Melody gutanya mu myaka 3 ishize cyangwa imyaka 4 ishize aho Ben ashobora kuba atarakuze n'indirimbo na zimwe na Element ashobora kuba atarakuze n'indirimbo Bruce Melody afitemo indirimbo nziza ariko atari urumva hari indirimbo hit mega hit n'inyiga zishobora kuba zigira ku ndirimbo 30 Dumba wemera icyo bita reality uretse gatoya ndangize abantu bari hano bangurikiye buretse gatoya je wemera icyo bita reality hano bamyutinga gute kubera ikijyo tanyemerera kuvuga wemera icyo bita reality ni mba nkubwire rero Jay yashaka gucabitiranya abantu nuko avuga dobekeranya ubugambo niyo wemera impamvu kuri Spotify akurikirwa cyane nuko afite ibikorwa byinshi abandi bantu badafite bahe Element indirimbo 30 rebe niba Bruce Melody yamukurikira yabibasha indirimbo 10 zonyine zarimo yabibasha se ko yaba yibereye muri photoshoot bro statistics matter imibare ntabwo imatari hari ikiko statistique urumva ko yaba yibereye muri photoshoot se yabibasha ufashe indirimbo za Element ufata aba monthly listener ba Element ku ndirimbo enye warangiza ugafata naba Bruce Melody Element ubaye umusubije umuhaye indirimbo Bruce Melody afite mu gihe kingana na Bruce Melody kamugira Element yabafite abangana umva nkubwire Dumba niba ibi binagusobanurira utabasha kubyumva je nawe ntukazajye Dumba niyo mpamvu umufaransa w'umuhanga yavuze ko la majorité compte majorité nyine la konta nyine icyo ni ikikwereka rero ko ibyo ndimo ndavuga ari reality nuko majorité yawe ikonteringa hehe ikonteringa nyine muri ibyo bintu uvuze so niba majorité ari ubwinshi bw'abantu thank you so much so rero niyo mpamvu ngubwira niba uri umuntu wize kubera kenshi jya numva uvuga ko abantu bize uhita umenya ikintu cyitwa statistics ukora ikintu cyitwa probability cyangwa ugafata mwayeni cyangwa atangurangirize ntago mu kujya kureba uwatsinze imibare utufata indirimbo zine ugafata imyaka nk'ine ya Bruce Melody ugafata nawe ugahita uvuga ati izi ndirimbo zine za Element iyo nzigize nyinshi nkazigira ngasa nk'iza Bruce Melody mu myaka ine Element yaba afite aba monthly listener bangahe ese uburanira bagira kuri miliyoni uburanira kobwa umuburanira statistics my friend otherwise Bruce Melody nakomeza gutya aba matrix nabo bazagenda hasi azimiziki igenda imanuka none kobwa umubura uretse gato Bria ariko se mwaretse tugashyigikira tugashyigikira na Bruce Melody bose tukabashyigikira uretse gato Bria narumvise bantuza abangaba badumba Element atarashaka umuntu babwira ngo abashirireho bari bamwitaga ngo kobwa none se kobwa uramuburanira nka producer cyangwa urimo uramuburanira nk'umuhanzi ubu ndimo ndavuga nk'umuhanzi urimo uramuburana nk'umuhanzi ntago rero yasinye muri 155 nk'umuhanzi yasinyemo nk'umuproducer
genda ushaka umuntu ubaza ngo Kobwa yasinye muri 155 nk'iki, ni nk'umuproducer. So ariko ubu turimo ntabwo ari nk'umuhanzi. ariko ibyo nari ndimo ndavuga bihuriye he na 155 nibyo ngibyo ndakubwira, kubera ko wakomezaga kuvuga ngo ngaho reba ngo bavuye muri 155 ngo bagiye kuzima. none se Kobwa nako we wazanye je ntukazajya utakara, wavuze ati mibare ngo second ngo mugene murebe monthly listeners zo kuri Spotify, nanjye nkakubwira genda ureba utekereza na statistics y'ukuntu bimeze. Ureba aba monthly listener ba Element, urebe n'aba Bruce Melody, reka ngewe nibarije Jay zingana nk'iza Bruce Melody, urebe abaza kubafite. Umva nkubwire, reka ngewe mbaze Jay reka nkubaze Element afite indirimbo nyine bataresha uretse gato nta kibazo mwite Kobwa do, ariko nari ngatangaye ko byari kurangira utamwise izina nawe ngo nyine ngo byumvikane iki. Ni badumba babizanye ibyo, ni badumba babizanye. ntari ngiye kukwibariza Element afite indirimbo nkeya sibyo? Element none aha umukubise indirimbo 40 byihorere niba uri kubona movement ya Element umukubise indirimbo 40 zose zifite hit nk'izo yagiye akora, iyo Spotify uri kumbwira yabimeze gute? ntabwo yabasha gukora izo ndirimbo 40 kuko ko yirirwa ku mashini ko tutazikora aba yagiye kwifotoza. Ntabwo nabyo bisaga yagiye hehe kwifotoza. Ariko kwifotoza nayo ni branding, nayo birimo mu kazi. Dumba ka Element karaberwa Element ni umuhanzi kabisa. Dese no sesiyo mpamvu se mwamuhaye izina Kobwa biramubera pe Kobwa ubuhere. Reka ngutume kuri ko Kigaye. Ese uri muri hano wowe nkani? Ndimo namutuma nk'umuntu ukunda umuziki cyangwa aho ngaho ni sawa. Noneho ndashaka kubwira ko akantu konyine Jay yavuze namushyigikiraho tukagendana 5 kuri 5. Nta muntu ugira umukiri inama. Urakoze cyane. Narimubwiye Dumba kandi nongera ndamwihanangiriza. Dumba namwihanangirije. Reka ngutume rero ugende umubwire. Dumba nakwihanangirije nta muntu. Ndashaka kugenda ukabwira umukire wanyu ko zigenda umukire. Ariko se muri gato nkubwire Dumba uretse gatoya. Ko watunze nawe abahanzi, ko abahanzi bazi uburyo bagoranye n'uburyo baba bameze nk'ibigoryi, koko nawe uri umuntu ushobora kublaminga abandi? Why not? Nje w'abahanzi nitwagukotereje kugira ngo uve mu Rwanda usubire Canada kubera ko amafaranga yagushizeho kubera abahanzi. Yego wamane wamukote ayo ndapfa none. Mwaramukotereje arabizi icyo bita bujyale. Abahanzi banje narase ko bari abagore biwe bari abahanzi be. Akana wirwa urongora none ndebera wakayiza gasazi karagiye karabwera karabwahagira. Brian aramparabitse. Reka tuzi nanceceka nago ngo warabitse. Ubusuri ya mwana ari he? Akiri wawe ntabwo yari mu maboko meza, ntabwo yari umwana mwiza, ntabwo yari umwana witonda. Ubarihe ntabwo wirirwa akora ibiganiro kuducaro ntanazi. Igosha Nadia bari hariya agatuba yakararitse arimo aravuga ubusa. Muramparabitse murakoze. Ngiye gusubira ku bintu nari ndimo ndavuga. Ndashaka kugutuma ku mukire wawe wewe Jay Squeeze. Ariko se wowe urajya gutanga inama z'ibyakunaniye Dumba. Oya ariko nawe Jay wivuga gutyo reka rangize kukubwira we icyo nturana cyumva. Nese byamunaniye ibiki? Dumba yarafite ku mukire wawe Jay. Nese ngo imbaraga za Fifira ya na Nuria Nadine niba ari Nadine niba ari Nadia nizuri murashaka gufata ukagereranya n'ibintu bya Element n'ibya 155 murimo nayo ukagereranya ibintu bitagereranye. Dumba yarafite kandi Buria abahanzi banye nibananiye kubera Fifira yafite indirimbo iratwika imihanda yose. Ko nta niyo nzizina ryayo ngabaza Brian wo mu DJ. Yero nakunda kwicara imbere. Baza Diane wo mu DJ ngiyo ndirimbo yitwa ngo iki? Wajya kwicara imbere. Buria. Oui.
indirimbo ya Fifira ya na Bicho bayita gute? kandi ni umudije agiye gusacinga Araje kandi ni umudije kandi uwo ni umudije hari ukuntu yicaranye n'umugabo mu modoka ahita amushyize urutoki mu ntuza. nabyumvise ko ari Wabyumvise ko bamushyize urutoki mu boro? ari kumwe n'umukobwa ahise amuvuga ngo niyicare imbere kugira ngo abone uko azimutera. Yesu ako manije wabonye rero ibaze ko mba nicaranye n'abantu ari kumva amagambo buri kuvuga mani ibaze ko turi kuva mu rugo tugiye mu kazi ariko nyumvira amagambo buri kujajwe. Brian nanjye nagize ngo je ibyo avuga nibyo kubera hari ukuntu wise umeze nkaho uniha. Oya ego amane niha. Mbese Brian ni uterwa cyane utera. Aterwa amacumu mu mbavu. Brian yabivuyemo rega niyo mpamvu yibagishije nenda kugira ngo ikibuno kigaruke yongera asenga gakobwa ariko warasase. Nukuri Brian yabivuyemo. Ndebye baresha. Brian yaranyemereye kandi Jay sureba ukuntu we na Duma musigaye mushaka kunyiha no kumarabika no kumbeshyera. Ako se Brian ako Brian ubundi ubyemeye wabiki? Oya Brian niwe ibintu utakoze. Kemere rubi gahambira. Komu biba mubikunda. Jay ndakwihanangirije nguhaye gasopa ndakwibujije. Mubuze wamukizwa we. Ndakubujije bro aya magambo buri kuvuga hano hari abakristo dusengana mu rusengero babaranga kuri live ndakubujije. Brian kabisa Brian ahubwo Brian gisigaye gikunda abagabo niyo mpamvu cyanyemereye iki umupuri. Thank you so much. Urumva rero ngiye kugutuma genda ubwire coach Gayera umukire wawe ntacyo najya kumubwira bo bantumye ni izina ry'Imana basi umva basi iby'abandi bari hano muze kubimwohereza mu byohereza mumubwire ati ariko Dumba uri kubona ukuntu cya Jay no musi cyatinye comment mumubwire ngo turabizi ko ari umwana mwiza, turabizi ko n'inyungu ibintu ashaka agendereye neza, ariko coach Gayeri ni ibintu bibiri kandi agomba kwisuzuma arebe niba ari byo. Either baramuroze ibintu abashaka agendereye sibyo akora, cyangwa se akunda abantu bamwegereye cyane ku buryo bamuhindura ibitekerezo. Kubera coach Gayeri kinabagendereye cyane ndamuzi ko coach abagendereye neza. Coach niba mbona coach, I'm looking in this camera, I'm talking to you, I know your intentions are good but your circle is very bad. Dumba Coach Gayeri, your intentions are good but your circle is a very very bad circle. Dumba ubwo iyo sako irimo nde nande tugende Dumba iyo sako nzagaruka ku yindi live nyivuge. Dumba ikintu kimwe nakubwira urakizi Dumba uzapfura umutindi. ayiwe ndapfe none Ubusumoyi amakosa Dumba ubukora urumva nayo gushaka kumenyera abakire. Yego ye ariko se niba wirirwa gusega uzi umuturage w'imuhanga wagiye uzi umuturage ureba nawe uzapfura umutindi kubera ko urasabiriza kabisa. Uzi umuturage w'imuhanga wagiriye inama umukiri byamubayeho ngo baramufunze ubu baranamukubise bamwumanya n'urukuta. Noneho ndashaka kumenya ko uyu ari umuturage wo muri Canada. Urakoze. Utema ibiti. Urakoze. Ibyo bintu narabyumvishe je na mugenzi wawe Kinyusa arimo aravuga ngo nema ibiti, ariko ndashaka kubaza kugusobanurira gutema ibiti muri Canada bimenyesha iki? Bimenyesha iki? Gutema ibiti muri Canada na ahantu gutema ibiti muri Canada na ahantu umuntu ashobora kwinjira ishamba akavayo akoreye amadolari 600 ku munsi, je muri 155 badashobora kuguha nyuma y'ukwezi. Reka Jay ahembwa makeya muri 155 niwe mukozi uhembwa amafaranga ya nyuma make. Nicyo bita gutema ibiti muri Canada. Nkubwire Brian ariko sha ndashaka kuzajya kwirebera umukire coach Gayere sha nanjye nago aheruka kuma ibice ndashaka kuzajya kumwirebera
nkamwijugariza akanyenyera So, ubufunguzo muzajya muza muharabike ngo mujye guhembesha se? akwiyamye wakintu njye mu bintu nigeze mvuga ubwo uzi ngo arimo ko arakurwanya yewe ngo arimo arakurwanya iyo ahubwo arimo ngo umuntu ngo ngewe ngo arimo araziba inzira ngo uzacyamo kugira ngo ugende usebe wamwumvishe nicyo kibazo rwa Kasuku ni urusambo Kasuku nawe kurya rwonyine Kasuku icyo muhuje na Bruce Melody ni ukwitambika abantu bagiye kugera kuri ngewe nta muntu n'umwe nshobora kwitegereza nta muntu n'umwe wowe na Bruce Melody icyo muhuriyeho ni ukubuza abantu bashaka kuvugana na Coach Gael ibintu by'amafaranga nawe oya nuko ikibazo gihari ni iki ngiki urumva wabyutse mu gitondo Dumba wateguye abo bana bamaze buriya yabashizemo ugiye gutangira guharuga inzira ngo z'ukuntu ngo wabwire umusaza ngo agukirireho ntabwo ibyo nabyemera uhamagaye Briane mwabivuganyeho bamaze kubashyiriraho imbere y'Imana yo mu ijuru mfe nonaha mube mutangiye kuba ceceka umva izina ry'Imana ngiye nari ndimo nditegura ngiye kujya ku kazi dore ndaza mbabona kuri live mitanzaho niba nigeze mvugana na Dumba kuva mu gitondo Imana yo mu ijuru Imana nushaka tube twavuganye oya nyine nuko ashaka kubyumvikanisha nuko ashaka kubwira abantu yuko ngewe nawe ari ibintu twapanze cyangwa se nge mutangiye kunshyiramo se ngo nanjye bamaye igiceri kere kagize ukinga bitani bwo bahita ubona imivugire yanjye natogotano hazagira unyishyura ariko gatoya urebe byo bivugisha se nibi je imikino yawe yose uno munsi kuri live twayiguyemo twagufasha gusa ndashaka kubabwira ko umwana mugiye gukiniraho bamwita Mugisha yego urakoze sha ndasubiramo umwana mugiye gukiniraho se na nyina baramwitegereje bahita mwita izina Mugisha cya Jeswe zagira ngo cyagoye mu mafuta iyo ubuto yande yacamutse nge sinjya mfata mu nnyo icyo nababwiye nakibabwiye nababwiye nti rero natwe tudafata mu nnyo buretse gato iherezo hari akagambo Coach Gael yanditse arimo aravuga ngo azazana Chris Brown mu Rwanda urakibuka yanditse yavuze ngo mark my words yavuze gute ariko azamuzana mu rurimi rw'igifaransa baravuga ngo retenesa mark my words Coach Gael yavuze ngo I will bring Chris Brown muri iki gihugu mark my words Coach Gael wants you to mark my words mureke Coach Gael marking my words umwana murimo murakinira nawe bamwita Mugisha none se ubundi we nawe reka nkubaze Dumba mbere yo kuvuga ngo Coach Gael yavuze ntabyo nase uri kumva ko atabikora se ntago nabihakanya ariko urakoze naringi ubwenge bwa Dumba ndimo ndagenda numva bumeze nk'ubwaho nika gusa ntiye amagambo Coach Gael yakoresheje kugira ngo nanjye ndikoreshe hano Coach Gael natagira ubwenge akareka kumva amagambo y'abantu bamuri iruhande akifatira decision nk'umugabo ye n'amabya ye Coach Gael ugaguma ukavuga ati ibi nibyo nshaka gukora wallahi Coach Gael abo bantu baragukoresha amakosa abo ni banduzi abamwongorera ni bande du ariko nanjye niba nari ngiye kumubaza abamwongorera ni bande yasa ko ubundi Dumba ntabwo njya mpubuka ubumba ntegereje haza umuntu avuge rimwe nze mbavuge umva mbese oya Brian nukazajya ukora ikintu udafite plan B buri kintu cyose turagisetinga mukaminga ndaje aka bro reka nkubwize ukuri ijya mwivugisha byose byo mukora byose Coach Gael wallahi man uramuniga nawe mujye mu mwubange reka nkubwize ukuri nka coach ikintu aba yarakoreye nk'urubyiruko turetse no kuvuga ngo iby'abahanzi be baramaze nibashaka bazatandukane cyangwa babyihorere ariko bro uriya muniga nk'urubyiruko mana bayarabakoreye ikintu kirenze sibyo iyo afasha kubaka Kigali Universe ikorerwamo ibikorwa ushaka gutegura igitaramo akajyamo umwana wese ufite umushinga cyangwa se ufite ikintu ashaka gukora akagenda akabona ahantu ho kujya gushyira iyo myidagaduro in case udafite amafaranga yo kujya gukodesha izo za arena sibyo ibyo biboro nabyo mujye mubyubahira umuntu kabisa na undi muntu wo warabitekereje abo ba manager banyu muvuga bamaze imyaka igihumbi nta numwe waratekereje ikintu kiri big atekerereza urubyiruko avuga ati uru rubyiruko reka turuhereze ahantu h'imyidagaduro sibyo ibyo bintu mujye mubyubahira uyu muntu uba warakoze ikintu muri societe kingana gutyo man mujye mu icyambere cy'abafite urukundo muri we aba baniga hafi ya bose bazano ngo naba manager cyangwa se ngo nibikingo baje ngo gushinga amarebo bro bose baza bafite inda nini yo kwikubira bakishyira baza bafite inda nini yo kukubira bakwishyira ariko nka coach
mani we ameze nk'umuntu ahubwo ushaka kugira ngo nuko nyine babigeramo bakabiryaniramo bakabirwaniramo ariko bameze nk'umuntu ushaka kugira ngo atange ikintu abantu nabo nyine babona amahirwe yo kukisangamo kandi kinini ahubwo babigeramo ugasanga abo baje barimo baragenda bari kubahemba amadolari 300 ugasanga yafashe uruhande yabyangije byose sibyo umva Brian ariko Jay niba usigaye ubona umuntu ashaka kujya kwisabira amafaranga ku mukiri ukamuzibira iyo mico utangiye utarayigiraga iyo mico ni mibi Brian zakurushya ndakumva ikintu kimwe ngewe mbabwira mwene abadumba mwatangiye ngo izo za propaganda zo kugira ngo abo bana twafashije bazime wowe nande wabafashije wowe nande ariko mana uri kumva ukuntu cyaje kiba kishyizemo ngo abo bana ngo twafashije ariko noneho ndumiwe Taje wagiye umbabaye ngabo bana twafashije we nande je bagukure ku mushara ntabwo uzi kuvugira nuza gengo 155 rega ntago ari gengo niyo mpamvu mwe mwashinze ibintu mukabyita ngo genge kubera ko genge ari agatsiko k'amabandi bita birangira vuba oya ntabwo nshaka kuvuga ko 155 ingana na cyaze genge ariko ndashaka kukubwira ko ibiboro byawe ntabwo uzi kubivugira neza biragaragara cyane kuri murabona amafaranga aho ngaho bimeze bite shanga bimeze neza ubu turi kujya mu Bufaransa niho tugiye gukorera iri joro bimeze neza kabisa ariko shaje buriya nawe mba nkumvishe oya Diana nanjye warambabaje ukimara kumenya ko mama wa Jihad ari umusazi nta nubwo wanavuze uti reka mfashe mama w'umushiki wanjye wansano wenge nukazajya uzana muri ubwo bugambo bwawe ibyo byuko nyina yasaze ngenda bizi ninjye ndakwiyamye kandi narabikubwiye Brian uramaze kuba warabimbwiye se abantu ko bavuga amagambo yose bashaka ubizi gute ko ari ukuri cyangwa atari ukuri none se kuki utabikurikiranye ngo utangire ufashe nyina w'umushuti wawe Brian kugira umutima ufasha wabikurikiranye ibyo bintu ukamufasha kandi nawe nabonye bavuze ku muryango wawe urababara ugasara ngo bene wanyu nacyo bakivugiye umuryango kirababara ariko iribaze kugira ubusungu bwo uri kuvuga ngo mama wa Jihad yarasaze ntago ari ibintu uhagazeho ni wigeze ujya kumusura wenda ngo ubu ufite video ubu wagusaba video yuko nyina wa Jihad yasaze wayizana cyangwa ari mu Bugesera kandi noneho Jihad yavuze ati je wowe ntabwo uramubona he's preparing shit for you my friend oya wikishinyikisha umunsi umwe uzaza Jihad azakudunda uwo mudiki wawe azawutoboza kuva Dumba ikintu kimwe nkubwira ni iki ngiki sibyo we bad urakoze cyane Brian yahise akavuga akaba nagiye nkubwira ngende umuhungu w'igikondo mwana uzi kugira ngo umuntu abyuke mu gitondo abeshye ngo muri covid yafashije umuryango wanjye kandi mama wari we musazi nawe uri kumwihimuraho oya njye nahise nkurikirana urumva mama we nagomba kumugurira agakawa tugasangira noneho wabarambwa CDS uzamipangu uzajya gusangira n'umuntu wasaze utora amashashi mu muhanda ariko je ubu mu ibintu bya Jihad wazabivuyeho koko ubu Jihad wazabivuyeho bikumariye wamuretse agakomeza ko Jihad mwizeye utazaca kumutinganyisha nkakwereka ariko musuka icyo Jihad wo murusha umunwa we wabanyereka bashyize muri ring imwe ukareba ukuntu Jihad agufata yakumenagura ubwo bugambo wirirwa wivugisha wabonye ko nyirabuja bamufunze ngaho nyumvi uwe Ingabire Victoire bamufunze
oya ariko ntabwo yari nyirabuja. ni nyirabuja. Waza Brian arabizi ibyo bintu rwose. ndakwiyamye jewe ndakwiyamye nukazaza unanga y'ingero ni nyirabuja se ako je wagira kagushwanisha Ingabire Victoire ni nyirabuja wa Jihad hehe kwande. Uribuka umunsi twari turi kuri space akavuga ngo ngiye ngo nirirwa ntukura mubyeyi. None se bimenyesha ko bisigura se kari nyirabuja. Eyiwe arewe aje hano nta point ufite genda gace. Dumba uzi ko nkunda kwemera point zawe ariko ibyo ndabyanze. Dumba twarayo nkubwi arewe bambabwire mwabantu mwe muri kuri no live ibyo bigambo bya Kasuku nakazajya zanga ariko ubundi rero wagira ngo muratinyana ubundi bugomba gufata nani Jihad ukamutuka nka Jihad ukamukoma nawe akaza akagukoma ibyo byose byo ku ruhande by'abantu bo ku ruhande mukabivamo. Bria iki cyaje kita kibizanamo politike man. Oya we Dumba hoshi nibyo kandi njyewe ushize naraje ndakubwira ngo piyoni kanabonye ari gukora ikiganiro avuga ngo kuki umuntu wese mushwanyu uzanemo ibintu ngo byaba kubiri niki karame. Narabyutse ari mu gitondo nta nubwo nyine nzi ko Jihad abaho. Nari nzi ko ari nk'umutinga nyine wundi nk'abandi bose bagenda bakajya gufata ibinini kwa muganga urumva bakajya kwisuzumisha mu tubuno n'ibiki byose uretse gato ajya gufata ibinini sarwaye ndabizi se gusa nzi ko ngo bafata ibinini yo ko barafungutse mu nnyo noneho urumva ngiye kumva numva icyo gitinganye cyakirimo kiravuga ngo cyafashije ngo bene wacu ngo muri covid sha ariko nakibariza akabazo kamwe. Hari umuntu waba baraza akagubuhamya akakubwira ngo nge natinganye na Jihad cyangwa se hari umuntu waje nyine akavuga ati ngewe Jihad ndabihamya mfite video cyangwa hari video cyangwa ifoto ibyemeza Jihad arimo aratingana. Eric se muhungu yarivugiye ngo bahurira mu nama Jose yabivugiye ka z'abatinga yarabivuze live kuri TikTok ya Godfather vuba ngaha vuba bahise banashwana rwose. Oya hari umuntu muri playing ibintu Dumba hari umuntu uri guplaying ibintu hari umuntu uri guplaying ibintu umuziki se cyangwa ibiboro bivuga nyine bivuga ukuntu ibiboro bimeze nk'ibigani ni wa murundi ucumbikiye Dumba abagenda yumva ibintu by'ibiganiro ntazi ukuntu bimeze. Umurundi ucumbikiye Dumba cyangwa umurundi umurundi ucumbikiye Dumba reka Dumba nawe nuko buranje nirinda kubivuga amenya nawe aba muri sa urumva ubwo rero uwo mujihadi wawe Brian uzamubwira uti mu byo akina nabyo byose nge ntagakine nanjye ntago ari inshuti yanjye ntateze no kuzaba inshuti yanjye nawe rero rega nawe ntugakine nawe rega mwese ntabwo mworoshye yaba wowe ntiworoshye yaba Jihad nawe ntiyoroshye ubwo rero ibyo ngibyo ni kuvuga noneho nge agasimwe arimo aravuga ngo umwe ngo ntakamenyere ariko mwaza koza akantu kabagabo jambo wiharagirira irambabara we uzi ikintu kimwe nzagorora mutinganye urumva ako mutinganye waramufasha atingana ufite nshaka kuzafata amafaranga inote y'ibihumbi 3 nkamugurira mituweli nkamusaba kwisiramuza. Jihad arasiramuye ariko Siramboro wabonye nawe wabonye isiramuye Brian kireka nimba mwana mujyanye kumusiramu oya ni ibigambo by'abantu nyine baje barahurutura ariko no muri iriya video warasiramuye koko se ako Brian kandi wasanga nawe udasiramuye. Ndakwiyamye wakibyindiwe ndakwiyamye wasanga nawe udasiramuye kuko nmenye utazi umuntu usiramuye n'udasiramuye niko Brian yo ubwo imbori isiramuye n'idasiramuye kubitandukanye cyore yuze ninde ni wa murundi umucumbikiye ngera kako je wagereka konse Brian imbori isiramuye urayizi wowe ndayizi ongera usubire kuri ya video yewe Brian oui reka wenda nzimbuke jumping mve ku by'umutinganye Jihad sibyo nabonye video ya kamarade ye baba we hoya
nabonye video ya kamarade uzi none ibintu yavuze muri video yongeye agaruka kuri video uri kumva ya ntuza sha yande ya ndimo ndanga kubivuga ko n'umuntu nkunda disi nta nubwo aba mu bintu byacu video yande bati umva yabivuze ngira ubwoba nahise ngira ubwoba mpita ni kamarade nta mutima agira na muke nyine yavuze iki vuga nyine ibyo yavuze none se niba yabivuze ubwo nyine n'ubundi birari biri kuri YouTube yavuze ngo iki yavuze kuri video yayo wamba bare nkayiplayinga aho iboro yavuze urahita ariko noneho urahita utinya kamarade guhera none ariko none umva ikintu cyasekeje ejo bundi nohereje Dumba ka video ahubwo nari ko nawe nakakoherereje Emi nyawe ari gusaba amafaranga King James narasetse ma urakoze cyane kandi yewe bakaza kuvuga ngo nyengo ndasabiriza kandi nibereyeho neza oya rwose ariko Emi rwose sha yewe mana ariko banza wumve hano Bria banza wumve hano sibyo Dumba mbabarira wumve hano sibyo umva ari kuta Kimenyi Yive na Muyango bagakomeza bakabana ho buraya ntabwo tubyemera amategeko y'u Rwanda aho kugira ngo rero dusezerane dushwane twabana koco tukabana gutyo Imana yazabishaka dufite imyaka 85 amenyo yaratangiye kuvamo umwe afite inyinya nk'iya pionika undi inyinya yari yaraje nk'iya nuze ukazo dusezerana urabyibuka yuko bemeye gukora ubukwe Kimenyi Yive acumbagira akiri mu mvune yambaye inkweto zifunze niba ubyibuka yambaye inkweto zimeze nka sandali bari bamaze imyaka n'imyaka babana urabyibuka story ya Kimenyi Yive yo kudasiramurwa kwe ola we wabyumvise akantu ashakaga komane ariko aba banigare kanje wabyumvise akantu ashakaga gukumvise banza nyine wumva ikintu kimwe je sureba bano baniga ngo na abanyamakuru niba ari abasesenguzi niba ari abanyamakuru niba baranabyigiye iby'ubunyamakuru cyangwa ari aba YouTubers baza bakitereka bakavuga ibintu umunsi muzajya wumva umwe bagenda bamunaga kwinjira mu muryango w'abantu kamarade ukunda kuza kuri zino live kandi ndizera ko nanga wabo hahari kamara nawe umuntu ashaka akavuga ku muryango wawe ndi kwibaza ko ari ibintu bitagushimisha iyo urimo urafata umuntu utarigeze azanga avuga ku kintu cy'umuryango we sibyo ibi bintu bya Muyango na Yves babivuze inshuro nyinshi ariko man urafata umugabo cyangwa se w'umugore ntibigeze baza ngo baguha amakuru ntiwigeze ubahamagara wenda ngo ushake kumenya ukuri uvuge n'ibyo wenda wabajije uraje uriteretse ugiye mu muryango w'abantu uvuze iby'ubukwe bwabo uvuze iry'ibana ryabo ku bana bataragutumiye mu rugo rwabo reka mbabwize ukuri hari igihe muzajya mugwa ku muntu mukamuvuga muzi ngo muri gutwika akanga akabagezayo aho bagenzi banyu baba bari murahazi n'ibyo baba barazize murabizi Dumba iki ngiki ntabwo kimwe kirumvura Dumba ntabwo turi kukumva man ntabwo tukumva Ata Bria Kimenyi sibyo uri kumva Bria ndakumva Kimenyi Dumba ntabwo turimo turavuga kandi turi kuvuga nako Dumba we Dumba akusubu cya Dumba kiri mu biki mwana kakantu kamuriye kakantu namutayemo mwibutsa ko nyine umurundi amucumbikiye nago reka ngewe mveho ndongera cyangwa nave uri kutwumva muratwumvara ntago kiri kumva urabona kiri kumva nikiveho cyongere gisubireho